Ese birasanzwe ko umugore ashobora kuva amaraso nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina? Byaba biterwa n'iki? Muri iki kiganiro turasesengura impamvu zitandukanye zishobora gutera umugore kuva amaraso nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Hari igihe amaraso ashobora kuba ari asanzwe akerekana ibintu byo mu myanya ndangagitsina bitari ikibazo. Ariko kandi hari n'igihe aba adasanzwe yatewe n'impamvu zikeneye kwitabwaho n'abaganga. Turaza no kurebera hamwe uko ushobora kumenya itandukaniro riri hagati y'amaraso asanzwe n'amaraso akwiye gushakirwa ubufasha. Tunasobanura uko umubiri uba uri gukora muri icyo gihe, bituma umenya neza icyo ugomba gukora kugira ngo udaheranwa no kubitekerezaho. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Naho mu kanya. Mu buzima bw'imyororokere y'umugore hari ibintu bishobora gutera impungenge cyane. Kimwe muri byo bikaba ari igihe umugore ava amaraso nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Hari abantu benshi bibaza impamvu ibi bibaho, bamwe bagatekereza ko ari ibisanzwe, mu gihe abandi bagira ubwoba bwinshi iyo babibonye. Ukuri guhari ni uko indwara cyangwa ibibazo bitandukanye bishobora kubitera, kandi ni ngombwa kubimenya kugira ngo umuntu abashe gushaka ubuvuzi hakiri kare. Icy'ingenzi ni ukumva ko kuva amaraso nyuma y'imibonano mpuzabitsina atari buri gihe biba ari ikimenyetso cy'indwara ikomeye, ariko nanone ntabwo ari ikintu cyo kwirengagiza. Iyo bibaye kenshi cyangwa bikabaho ku buryo butunguranye utabanje kuribwa mu nda, biba bisaba ko umugore ajya kwisuzumisha kwa muganga. Reka turebere hamwe impamvu zibitera. Impamvu ya mbere ikunze gutera kuva amaraso nyuma y'imibonano mpuzabitsina ni ibikomere cyangwa udusebe ku nkondo y'umura. Inkondo y'umura ni igice gihuza umura n'igitsina cy'umugore. Iki gice kiroroshye cyane ku buryo gishobora kugira udusebe duto maze ntubimenyere ku gihe. Hari n'igihe biterwa n'ibibazo by'uruhu byo muri kino gice. Iyo ibi byose bibaye, umugore ashobora kubona amaraso makeya nyuma y'imibonano cyangwa se akayabona mu byo yakoresheje yisukura nyuma y'igikorwa. Impamvu ya kabiri ikunze gutera kuva amaraso nyuma y'imibonano mpuzabitsina ni indwara zisanzwe zandurira mu mibonano idakingiye nka infection zo mu myanya ndangagitsina. Muri zo harimo nk'umutezi, chlamydia, hamwe n'izindi ndwara zishobora gutuma inkondo y'umura irwara cyangwa ikagira uburibwe n'udusebe duto. Iyi nkondo y'umura irwaye cyangwa irimo uburibwe iba yoroshye cyane ku buryo iyo ukozeho gatoya ishobora gutangira kuva amaraso. Mu gihe umugore afite bene izi ndwara, akenshi ntabwo amaraso aba ari cyo kimenyetso cyonyine, ahubwo ashobora no kugira ibindi bimenyetso nko kubabara mu nda yo hasi, kugira ururenda rudasanzwe ruva mu gitsina, cyangwa se akababara mu gihe bari gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo bino bimenyetso bigaragara, ni ingenzi ko umugore cyangwa se umukobwa ajya kwa muganga agasuzuma. Impamvu ya gatatu ishobora gutera kuva amaraso nyuma y'imibonano mpuzabitsina ni utubyimba duto two ku nkondo y'umura twitwa polipe. Utwo tubyimba akenshi ntituba ari kanseri, ahubwo ni utubyimba tworoheje tuba ku nkondo y'umura. Ariko kubera ko tuba dufite imiyoboro y'amaraso myinshi, iyo hagize ikidukoraho mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina dushobora kuva amaraso. Abagore benshi cyangwa se abakobwa bafite polipe ntabwo bahita babimenya, kuko akenshi nta bubabare bukomeye bukunda kubatera. Icyakora amaraso ya nyuma y'imibonano mpuzabitsina cyangwa hagati, ndetse n'amaraso aza kandi utari mu mihango, ashobora kuba ikimenyetso cy'uko ufite utwo tubyimba. Iyo umuganga tubonye, akenshi turoroshye kutuvura cyangwa kudukuramo. Impamvu ya kane ishobora gutera kuva amaraso nyuma y'imibonano mpuzabitsina ni kanseri y'inkondo y'umura. Iyi ni imwe mu ndwara zikomeye zifata abagore benshi mu bihugu byinshi. Kimwe mu bimenyetso byayo bikunze kugaragara mu ntangiriro harimo no kuva amaraso nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo kanseri itangiye gukura ku nkondo y'umura,
ituma uruhu rw'icyo gice ruba rworoshye cyane ku buryo birworohera gukomereka, maze habaho gutera akabariro, amaraso agasohoka hanze cyangwa se akaza gusohoka nyuma y'uko igikorwa kirangiye. Niyo mpamvu abaganga bashishikariza abagore kujya bipimisha kanseri y'inkondo y'umura hakiri kare, kuko kuyivura bishoboka maze ubuzima bw'umugore bukarokoka. Impamvu ya gatanu itera kuva amaraso nyuma y'imibonano ni ukubura ububobere mu gitsina. Iyo umugore adafite ububobere buhagije mu gitsina, imibonano mpuzabitsina ishobora gutuma habaho gukomereka ku ruhu rw'imbere mu gitsina. Ibi bikunze kugaragara ku bagore bafite impinduka z'imisemburo mu mubiri. Iyo habuze ububobere buhagije, uruhu rwo mu gitsina rushobora gukomereka byoroshye cyane, bigatuma amaraso ava nyuma y'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Naho impamvu ya gatandatu ifatwa nk'iyoroheje ishobora gutuma amaraso ava nyuma y'imibonano mpuzabitsina ni ugukomereka mu gitsina bitewe n'imibonano yakozwe irimo imbaraga nyinshi kandi ikomeye cyane, cyangwa se idafite ubwitange n'ubwitonzi. Iyo habayeho gukoresha ingufu nyinshi cyangwa se kutitegura neza mbere y'imibonano mpuzabitsina, bishobora gutuma uruhu rwo mu gitsina rukomereka. Bivuge ngo umuntu agomba kuyikora yego, akayikora nk'uyishimiye, ariko akagenda bukeya kuri ritime itameze nk'iy'umuntu wanyoye ibiyobyabwenge cyangwa se wanyoye imiti imwongerera ingufu. Niyo mpamvu abaganga bagira inama abashakanye cyangwa se abakora imibonano mpuzabitsina ko bagomba kubikora mu buryo butekanye kandi burimo ubwitonzi. Kugira umwanya uhagije wo kwitegura mbere y'imibonano mpuzabitsina bifasha cyane mu kwirinda ibikomere. Ikindi gikwiye kumenyekana ni uko hari abagore bashobora kugira amaraso make nyuma y'imibonano mpuzabitsina bitewe n'igihe barimo, wenda twafata urugero nk'iyo bari hafi y'iminsi y'imihango. Mu bihe nk'ibi, inkondo y'umura iba yoroshye cyane kandi ishobora gutuma amaraso ava ku buryo bworoshye. Ariko nubwo hari impamvu zimwe zishobora kuba zisanzwe, ni ngombwa ko umugore atarindira igihe kirekire mu gihe abona amaraso nyuma y'imibonano akomeza kugaruka. Kujya kwa muganga ni byiza kuko bituma habaho gusuzumwa neza hifashishijwe ibizamini bitandukanye. Abagore n'abakobwa bagomba kandi kumenya ko kugira isoni zo kuganira ku bibazo by'imyororokere bishobora gutuma indwara zifata umwanya munini mu mubiri wabo. Bityo rero kugisha inama abaganga ni intambwe ikomeye yo kwirinda no gukumira byinshi mu bibazo byakwivanga mu munezero w'umugore. Ibisobanuro kuri izi mpamvu zitera kuva amaraso nyuma y'imibonano ni byiza kubyumva, kuko umubiri w'umugore ufite uburyo bwinshi bwo kwerekana ko hari ikibazo. Nk'uko twabibonye, kuva amaraso nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina bishobora guterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye, zimwe zisanzwe, izindi zikeneye kwitabwaho n'abaganga. Icy'ingenzi ni ukumenya uko umubiri wawe ukora, gukurikirana ibimenyetso byawo byihariye no kutihutira gutekereza ko byacitse. Niba ubonye amaraso adasanzwe cyangwa se akomeje kugaragara kenshi, gera kwa muganga vuba kugira ngo bagufashe. Kandi witware neza ku buzima bwawe bw'imyororokere, ubijyanirane no kumenya ibimenyetso by'umubiri wawe nk'uko twabivuzeho mu mwanya. Niba hari ikibazo ufite cyangwa se ingingo wifuza ko twaganiraho ubutaha, watwandikira muri komenti. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.